Ni inkuru ibabaje cyane, inkuru y'incamugongo, amakuru abantu benshi bari gukomeza kugarukaho. Mu by'ukuri ni agahinda gakomeye cyane, ngira ngo umubyeyi uriho urareba kuri iyo sikirini yawe, uriho uramureba, yatashye mu mubabaro ukomeye cyane. Uyu mubyeyi ngira ngo abarebye filime y'uruhererekane Impanga series, uyu mubyeyi mumubonamo muri filime zigiye zitandukanye zica kuri channel ya Bahavu Jeannette. Ni agahinda gakomeye cyane kuri timu Impanga, kuri Bahavu Jeannette, bitewe n'ukuntu uyu mubyeyi uriho urareba kuri iyo sikirini yawe yabarizwaga muri kompanyi ya Bahavu Jeannette ndetse n'umugabo we Ndayikengurukiye Frere Legende. Ngira ngo iyi kompanyi murayizi, itunganya iby'amafilime, yitwa Bahafrica Entertainment. Abantu mwe birababaje cyane, uyu mubyeyi ari gukomeza kuriza abantu benshi cyane. Ese nawe ujya wibaza aho wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera? Wihangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, abagabo gutera akabariro byanze. Muganga gakondo arabafasha mukongera kugira imbaduko di kubabaswe no kwikinisha. Namwe twabatekerejeho tubazanira umuti ubafasha gutandukana n'izo ngeso zabananiye. Babaswe no kunywa ibiyobyabwenge, namwe mwatekerejweho kuko tubafasha gutandukana n'ibyo binyago. Akarusho kandi muganga gakondo avura indwara zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, ibigaburano, ibihuhirano ndetse na nyabingi. Ku ndwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, muganga gakondo agukoraho rikaka. Wihangayikishwa n'ukuri mu mahanga wibaza uko imiti yacu iraza kukugeraho, kuko dukora na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi vuba cyane. Ku bindi bisobanuro ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0782 77 55 Erega amagara nicyo gishoro ufite gikomeye di. Sigasira amagara yawe hakiri kare hatutayatakaza. Ngira ngo niba mwarabonye iyi filime, akina yitwa Rebecca, ni Madamu Boss Rukundo muri iyi filime y'Impanga. Amazina yiwe yitwa Marie Claire Ingabire. Nimvuga ngo ni umukinnyi w'umuhanga ubyumve, kuko nigeze kureba uburyo donc imikinire yiwe, nagerageje no kureba mu by'ukuri kuri ubu ngubu aho byari bigeze. Yari ku rwego rwiza, abantu benshi bari kumwibukira uburyo mu by'ukuri first of all yakinaga neza. Noneho ikintu bita imivugire yiwe, uburyo yakinaga yivugira, abantu benshi bakundaga ijwi rye, uburyo nyine yakinaga, tone yakoreshaga, ijwi yakoreshaga akina. Abantu benshi bari kuvuga Rebecca Impanga series ibuze umukinnyi w'umuhanga, bavuga bati mu by'ukuri ni igihombo gikomeye cyane muri sinema nyarwanda. Mu by'ukuri ngira ngo nk'ahantu sinema nyarwanda igeze, ngira ngo mu by'ukuri murahareba mu by'ukuri sinema ahantu igeze imaze gutera intambwe ishimishije. So urwego rero rwa Rebecca yaragezeho, mu by'ukuri abantu bari kuvuga sinema nyarwanda ihombye umukinnyi w'umuhanga wo ku rwego rwo hejuru. Yari umukinnyi mwiza, ngira ngo namwe mu by'ukuri mwabonye Impanga uburyo akina neza cyane. Uyu mubyeyi, reka mbanze nkubwire uburyo aya makuru ababaje cyane. Hashize umunsi umwe, ngira ngo iyi message mwayibonye ni kuwa kane Bahavu yagiye kuri YouTube yiwe, arangije ajya muri community ya YouTube, arangije atabariza uyu mubyeyi. Yaramutabarije aho ni post ubona ya Impanga TV, urumva nyine ni Bahavu. Baragize bati tabara Madamu Boss, inkunga yawe niyanjye yamufasha tukamuvuza, Imana iguhe umugisha. Iyi niyo post yashyize hanze, ariko kubanza ari kuwa gatanu, ni kuwa gatanu yashyize hanze iyi post. Yashyize hanze kuwa gatanu
ese mbyibuka neza ko hari ku itariki ya 24 gutyo ko ari bwo bashyize hanze aya makuru, aho bagize bati ngira ngo unaribona kuri iyo screen yawe, aho Bahavu yagize ati bakundwa tuziranye mumfashe tuvuze inshuti yacu cyangwa umuvandimwe Rebecca bakunze kwita Nice cyangwa Madamu Boss Rukundo muri Impanga series. Donc yari Madamu wa Rukundo. Ngira ngo mu by'ukuri uyu muryango nyine ni nayo mpamvu abantu bari kuvuga ngo imikinire yiwe donc yagaragazaga ko nyine muri filime ari umumama mwiza, nyine bitewe na message bashaka gutambutsa. Aho bakomeje bagira bati ararwaye kandi ararembye cyane, akeneye inkunga yawe yabiye amasengesho ndetse n'amafaranga, kuko imiti ahabwa ku munsi henze biragoye cyane we ko ahita abona ubwo bushobozi uko abusabwa. Rero inkunga yawe ndetse n'iyanjye birakenewe cyane ngo tumwiteho uko dushobojwe. Murakoze cyane kubwo kudufasha, Imana ibahe umugisha. Iyi niyo message Bahavu yatambukije kwa gatanu ku itariki ya 24 donc kuri chaîne yabo y'umuryango wabo we n'umugabo we Frere Jean, aho mu by'ukuri batabarizaga uyu mubyeyi batararembye cyane, ndetse murumva ko icyamuhitanye nyine n'uburwayi mw'abantu mw'indwara nyine zifata abantu utamenya ngo bimeze gute, ukivuza ukagira gute, ugasanga imiti irahenze. Ariko reka mbanze mbabwire ngo burya utazi umwanzi asiga umubiri. Mw'abantu mwe birababaje cyane, umubiri turawusiga. Reba ukuntu umubyeyi ukuntu ameze, banza umurebe. Ariko mw'abantu mw'isi iratubabaza, iyi si iratubabaza, iyi si njya nkunda kubabwira ngo niyo gupfiramo, kubera ko burya umuntu abona ibyiza, ejo ibi bikaza nyine bigasibanganya umuntu akigendera. Mw'abantu mwe birababaje cyane, gusa hari impamvu y'ibi bintu. Gusa nanenze ikintu kimwe, ubwo Bahavu yashyiragaho iyi post itabariza uyu mubyeyi, burya abantu benshi bavuze no guscaminga no kugira gute, murashaka kurya amafaranga y'abantu, murashaka kugira gute, ibintu nk'ibyo ngibyo nabibonye mu bitekerezo numva agahinda karanyishe. Mw'abantu mwe birababaje cyane. Kuri ubu ngubu rero nuko nguko byaje kuza kuba byagenda, ni inkuru y'akababaro mu by'ukuri yatashye donc mu mitima y'abantu benshi bazi uburyo uyu mubyeyi yakinaga, bakunda Impanga. Murabizi mu by'ukuri iyi filime abantu benshi barayikunda, uburyo Rebecca yatashye. Mw'abantu mwe biri kubabaza abafana b'Impanga, byashegeshe cyane timu y'Impanga, donc muri rusange timu Africa Entertainment, abakinnyi, abantu benshi mu by'ukuri, donc abantu bose bazi uyu mubyeyi bamubonye imikinire yiwe bari gukomeza kurira cyane. Umuryango we n'agahinda gakomeye cyane, ariko nta kundi mwese niko bigenda. Reka twizere ko tuzongera guhura n'uyu mubyeyi Rebecca mu gitondo cya kabiri cyo kuzuka. Reka sore zanga, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Reka mbanze nkubwire ngo niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Ariko nanihanganisha umuryango wa Rebecca, mwihangane team Africa Entertainment, no kwihangana Bahavu Frere, kubura donc umukozi wawe biragoye nyine kubyakira. Mw'abantu mwe nta kundi, aheza ni mu ijuru, kandi Imana yemeye ko Rebecca ataha, yatashye kubw'ineza, kandi impamvu Imana irayizi. Hari n'igihe yabonye ubabare Rebecca yarimo iravuga iti reka nkuruhure, ureke gukomeza kuribwa n'umubiri, reka nkuruhure uze twibane. So Imana rero izi impamvu ya buri kimwe, kandi mu by'ukuri byo tubona Imana nyine ko tukibaza Imana no kubera iki wabikoze. Rimwe na rimwe tukitotombera Imana, mw'abantu mwe tujye dutuza ahubwo dushimira Imana yo iba yemeye ko nyiri ibyo bintu bibaho, kubera ko impamvu y'Imana ni nziza ntabwo ari mbi. Soreje aha, nitwa Shadu, reka dukomeze tubane muzindi nkuru kandi mukomere.